Inkuru zitandukana rya Coach Gaël ndetse na Bruce Melody zamaze kuba zisa nkaho zikonfirmwa ni nyuma yuko uyu munyakazi cyangwa Bruce Melody atangaje amagambo akomeye cyane avuga ko uwitwa Coach Gaël ndetse nawe akeneye coach ugomba kumwitaho kuko ibintu abarimo atabizi neza. Ibi ngibi rero abantu benshi cyane bahise bagenda babihuza baravuga bati nyuma yaho uyu Coach Gaël aje kuba yagaragaza uburyo yishimira The Ben cyane ndetse anamushyigikira dore ko icyo bita after party akenshi cyane byagiye bigaragara ko uyu Coach Gaël yabaga ari kumwe na The Ben kurenza uko ari kumwe na Bruce Melody. Benshi cyane bavuga ko muri ibi bitaramo Bruce Melody atigeze ahura na Coach Gaël byibuze iminota isaga 30. Ibi ngibi abantu benshi cyane bagenda babihuriza ho mu gihe n'umundi Coach Gaël yasaga nkaho yaragiye kuba yakwinjira mu kijyanye no gushora mu muziki, yaje kuba yabanza guporopoza uwitwa The Ben ariko baza kuba babipfa ku ndirimbo ya mbere ariyo witwa Boda Boda yakoranye na Diamond Platinum. Ibi byose biza kwita birangira uyu Coach Gaël aje kuba yatangira gukorana na Bruce Melody mu buryo butunguranye ariko butari buteguwe neza cyane. Abantu benshi cyane bakomeza kugenda babihuza bati rero uyu Bruce Melody n'ubundi wowe ntago wari uri muri plan, niyo mpamvu bagize batya bakaba bagira bute bagahita bakujugunya. Wakibaza rero ngi operation yose yagenze ite, byatangiye bite kugeza uyu munsi Bruce Melody yaje kuba avuga ati ngiye buriya mbona Coach Gaël akeneye coach we bwite. Ibi byose rero ikintu cyane nagusaba kugira ngo nze kubona bigusobanura neza cyane no kubanza gukanda subscribe ku Ihozo TV kuko ngiye tujye kubana muri iki kiganiro nditu. Mu mwaka wa 2023 uwitwa Coach Gaël nibwo yaje ko yava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse afite gahunda yo kuba yatangira gukorana na Mugisha Benjamin cyangwa uwitwa The Ben, aribwo batangiye kuba bakora kuri projet ya mbere yaririmo uwitwa Diamond Platinum mu gihugu cya Tanzania. Iyi ndirimbo rero bayita Boda Boda niyo yaje kuba yaba intandaro yo gutandukana kwa The Ben ndetse na Coach Gaël ntibakomeza gukorana kubera uburyo uwitwa Coach Gaël ngo yaramaze kubona amafaranga menshi cyane yaragiye kuba yashorwa muri iyi ndirimbo. Ibi rero byaje guhita bituma uwitwa Harmonize akaba yarabigiyemo cyane akabyihutisha, bita bituma kontara yarigiye kuba yasinywa na The Ben ihita iza kuba yasinywa na Bruce Melody, batangira gukorana batyo uwitwa Coach Gaël ndetse na Bruce Melody, nyamara nta gahunda abo bombi bari bafitanye. Rero ibi byose rero bakavuga ko ari byo biri gutuma iyi gahunda igenda itya. Operasiyo yitandukana rya Bruce Melody ndetse na Coach Gaël ndetse n'inzu ya 155 AM ubwo hakazaho n'ikipe ya UGB. Uyu Bruce Melody yarabereye umufatanyabikorwa, byose rero byamaze kuba byajyaho akadomo. Ibi rero naje kuba nakora operasiyo ndende nifashishije ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse na video za nyuma y'ibitaramo iyo byamaraga kuba ndetse na mbere y'ibitaramo ibyabaga byose ndaza kuba nabyegeranye. Ndavuga nti reka nze mbereke uburyo iyi operasiyo yaje kuba yakorwa. Inkuru zitandukana rya Bruce Melody ndetse na Coach Gaël ryatangiye kuvugwa mu mpera z'uku kwezi kwa Gicurasi, gusa icyo gihe impande zombi zihakanaga ayo makuru yitandukana ryabo. Mu kiganiro n'itangazamakuru gitegura ibitaramo bya Summer Country Tour, umuyobozi wa 155 AM Kenny Mugarura yabajijwe na Murindahabi Irene impamvu muri Kigali Universal nta mafoto ya Bruce Melody akimanitsemo, avuga ko bagendera bahindagura amafoto amanikwamo, bityo rero na Bruce Melody akaba yarahinduwe muri ibi bitaramo bizenguruka igihugu. Bruce Melody rero ari kubikora ahagaze wenyine, yaba mu buryo bwo gushyigikirwa ndetse n'uburyo bwo gukingirwa ikibaba. Impamvu rero zigiye zitandukanye abantu bagiye bazisesengura ndetse baravuga bati kuva mu karere ka Musanze kugera mu karere ka Bugesera Bruce Melody ari kugenda wenyine ndetse nabo muri management ye ntabwo barimo bamwikoza. Muri sound check yo mu karere ka Musanze Bruce Melody nibwo yari afite abantu ugereranyije n'ahandi kuko yari kumwe n'abantu bane barimo Jado Kabanda washinze igitangazamakuru cya Isibo ndetse bakaba barakoranye kuva kera. Mu munsi w'igitaramo Bruce Melody yazanye n'abantu babiri bonyine ndetse n'ushinzwe kumucungira umutekano uzwi nka Mubi, aba benshi cyane aba mwese muramuzi. Mu karere ka Nyagatare rero Bruce Melody yazamukanye na bande ndetse n'ubundi Bruce Melody yaraje ahahurira n'uwitwa Amani uri gutegura ibitaramo, n'ubundi akora check sound ari kumwe n'abatekinisiye gusa bagenda baganira. Ku munsi w'igitaramo rero n'ubundi ntibyatandukanye n'ibyabereye i Musanze gusa, ahubwo muri after party yabereye i Nyagatare Bruce Melody yaraje ahamara iminota mike arongera ahita agenda.
Bruce Melody rero yaraje yinjira mu kabyiniro kari karimo abari n'ubundi bitabiriye ibitaramo, ubwo harimo timu ya The Ben ndetse hakabamo n'abandi bagiye batandukanye, hakabamo n'uwitwa Coach Gael, ariko wabonaga ko yishimiye uwitwa The Ben cyane ndetse na timu ye. Mu minota nka 15 rero nibwo Bruce Melody yaraje arahagera, arareba ndetse arareba byose, ubundi ahita agira ati, ahita yigendera. Ibyo byinshi cyane abantu benshi cyane bagiye bahuza baravuga bati uyu Bruce Melody rero yaba amaze kuba yakora gatanya, wenda kwa kundi umuntu muba mwarabanye ariko mukanga kuba mwahita mutandukana burundu. Ubwo yazaga i Nyamata rero yazanye na bisi yari irimo abafana be ndetse n'abagombaga kumucurangira uyu Bruce Melody. Urumva ko nta bantu yari afite, ariko muri after party nibwo haje kuba hakwirakwira akavido ku mbuga nkoranyambaga kerekana uwitwa Coach Gael ndetse n'abandi bari muri timu ya 155 EM bari kumwe basangira inzoga, n'abarimo timu ya The Ben ndetse n'abandi bose. Ariko n'ubundi aha ku mbuga nkoranyambaga nyuma yaho hahise hatangira gutwikana igisa nkaho ari posters zisa nkaho ari ugushotorana. Ubu yitwa rero timu ya The Ben yaranditse ati, turifuza umuvandimwe Coach Gael kuko ni famille yacu, nubwo dusanzwe tubizi ko Coach Gael akunda cyane The Tiger Official, aje twamwakira kuko n'ubundi ni uwacu. Ibaze aje asanga uwitwa Muyoboke no Pujafi Yakire Bayingana, Uncle Austin Karabutoni, Jack B, M Izo, Karufani de Jada, Jaden n'abandi. Urumva ko 99% ibintu byaba bibaye timu yuzuye. Ibi rero abantu benshi cyane bagiye babihuza n'izindi nkuru zagiye ziba. Akenshi cyane baravuga bati uyu Coach Gael rero zamaje kuba zabyara amahari. Rero mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 28 Kanama 2026 itahi wacu Bruce Melody wambaye mu muziki nka Bruce Melody yatangaje ubutumwa bugaragaza ko imikoranire na Karomba uzwi nka Coach Gael iri kugana ku musozo. Nkaho ibyo bidahagije, yagiye ku mbuga nkoranyambaga akoresha zirimo Instagram, X yahoze yitwa Twitter ndetse na TikTok, agaragaza ko nta mikoranire agifitanye na 155 AM, UGB ndetse na Kigali Universe. Ariko kuri konti ye ya Facebook ho agaragaza ko ari umwe mu bafite mu biganza imikoranire na UGB. Iyi ni ikipe ya basket. Ibi byose rero byabaye mu gihe kitageze ku masaha 8 gusa kuri ziriya mbuga zose. Bruce Melody yari asanzwe agaragaza ko abarizwa muri 155 AM ndetse akaba umwe mu bashinze ikipe ya UGB, akarenzaho no kugaragaza Kigali Universal Reggae Caribbean Music akoresheje imbuga nkoranyambaga bazi ikitwa bio. Ariko ubwo umuntu ashyira ahangaha n'ubundi ni hamwe umuntu ashobora kuba yashyira bimwe mu bimuranga. Ashobora kuba akora photography, ari umu YouTuber, ari umu content creator, agashyiramo buri kimwe cyose. Murabizi ko ari n'ukuntu abantu bagiye banandikamo nimero. Ibyo byose rero kuri ziriya mbuga twavuze haruguru, Bruce Melody agaragaza ko atakibarizwa muri 155 AM ndetse na Coach Gael, ko nta n'imikoranire na UGB. Ibi bigaragaza ko umusumari wari ufashe aba bombi uri gushinguka. Bruce Melody rero atangaje ubutumwa mu gihe yitegura gusoza ibitaramo bya Summer Country Tour bizabera i Rubavu, aho azahurira ku rubyiniro na The Ben Bwiza ndetse na Gitoko. Hari amakuru avuga ko Coach Gael yashoye arenga miliyoni 280 z'amafaranga y'u Rwanda muri ibi bitaramo. Ni mu gihe amakuru agaragaza ko Mitsingi yatanze agera kuri miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda mu bitaramo bine byose. Hari amakuru avuga ko rero imikoranire ya Bruce Melody na Coach Gael izarangira muri Kanama umwaka wa 2026. Ni mu gihe aba bombi batangiranye gukorana kuva muri Werurwe mu mwaka wa 2023 nyuma y'igitaramo cyabereye i Bugesera tariki ya 27 Kamena 2026. Bruce Melody ntiyagaragaye muri after party yari yateguwe. Ni mu gihe mugenzi we The Ben yayitabiriye ndetse agaragara ari mu biganiro. Bruce Melody rero yahisemo kuvugira cyarimwe aya makuru yaramaze igihe azenguruka. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, uyu muhanzi yavuze ko amakuru yuko yaba yaramaze gutandukana na 155M atari ukuri. Ashimangira ko agikomeje gukorana n'iyi sosiyete yashinzwe na Coach Gael cyangwa witwa Gael Karomba, nubwo muri iki gihe
gihe ibikorwa bya buri munsi biri kuyoborwa cyane na murumuna wa Coach Gael ariwe Kenny Mugarura. Bruce Melody yagize ati nkunze ko mu buryo umbashije ntibyaba ari ibyo koko, ibihuha bimaze iminsi bivuga ko ngiye gusohoka muri 155am, ninjya gusohoka nzababwira kuko 155am ni abantu tubana neza, dukorana neza. Iyo rero ni bimwe mu bintu abantu benshi cyane bagiye bagenderaho, ndetse twese tugenda tuvuga duti nyamara Coach Gael ndetse na Bruce Melody bamaze kuba bagira bati bamaze kuba batandukana mu buryo wenda bushobora kuba bukiri mu biganiro, kwa kundi umuntu ushobora kuba mwatandukana ndetse ibintu bigakomeza bigenda mu biganiro. Ariko abenshi cyane bagenda bahuza bavuga ko iyi timu ya 155am iri mu kazi kenshi cyane kuko iri gutegura ibitaramo byinshi cyane byo bitandukanye, ndetse ikagira n'imishinga yindi igomba kuba yakwitabwaho. Abandi bati se ko ndeba Bruce Melody arimo agira atya akaba agaragara wenyine, yaba muri after party ndetse no muri sound check, nta muntu wo muri 155am uri kuba arizwa kuba ari kumwe nawe. Ariko nyamara wareba mu bindi byose nyuma y'uko ibitaramo birangiye ukaza kuba wabasangana bagaragara bari kumwe n'uwitwa The Ben, ndetse bishimye cyane, ndetse hakaba n'amagambo agenda yandikwa ku mbuga nkoranyambaga agiye atandukanye agaragaza uburyo iyi 155am Bruce Melody ashobora kuba yarayivuyemo burundu. Abandi bati nyamara buriya baroskana ndetse n'abandi bose bagiye baca muri 155am bagiye babivuga ko hari uburyo abo bagabo bajya bagira batya bakirengagiza projet zabo, nyamara benshi cyane babirebera inyuma bakibwira ko aba bagabo bari kuza kuba bafasha abahanzi babaga bari muri iyi timu. Ibyo byose rero ni amakuru abantu benshi cyane bagenda bahuza bakavuga ko ibi bintu bishobora kuba ari ukuri koko, Bruce Melody ashobora kuba yaratandukanye na 155am. Abandi rero bakavuga bati ntago ari byo. Ese koko ibi ngibi tuzabimenya dute? Ariko ikintu cya mbere nagusaba kugira ngo uzabimenye nibiramuka hagize ikintu kiba koko by'ukuri, ikintu cya mbere nagusaba no kubanza gukanda subscribe ku Ihozo TV uko ngiye gutegura iki kiganiro ndetse nkanakikugezaho. Ndituri mukomeze kugenda rero mudushyigikira, mukora share, like ndetse n'ibitekerezo byanyu mukomeze kugenda mubishyiraho. Rero ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mugire ibihe byiza.